Ndagushoje nshuti mukunzi wacu, abakunzi ba Chantal TV Jo, abakunzi b'ibiganiro tunyuza aha n'inshuti zanjye bwite, ndabahobereye. Imana ibaho umugisha, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi ni undi munsi nanone twagize amahirwe yo kuganira, kandi rwose mbashimiye mwese abashobora kureba ibiganiro byacu, nshimiye abashobora kubisangiza abandi. Njya numva abantu duhura bakamwira Chantal TV turakubonye turabizi, nkababaza ngo mwizi iki mu byo twavuze, ukumva umuntu avuga ngo nizi ibi n'ibi, hari ibintu wavuze ngo intare, hari ibintu wavuze ngo okay, wow, ndishima uko byo byose hari icyo babyamaze. Imana ibaho umugisha rero. Nk'uko rero tumaze iminsi tuganira tubicishije mu nkuru, hari abantu bansabye ngo udukuru turaryoha, nzajya ngerageza uko nshoboye kose tuganire mu buryo butandukanye. Hari igihe rero duhura n'ibibazo bitandukanye mu buzima. Mfite indi nkuru ivuga ku bijyanye n'ibibazo mu buzima. Habayeho umusaza yari atuye mu byaro nk'uko natwe tugira abasogokuru cyangwa se ufite nyogokuru utuye mu cyaro. Wenda twe tuba mu mijyi cyangwa nawe uba mu mujyi cyangwa se nawe uba mu cyaro. Hari igihe rero abantu bo mu mijyi bazi ko ubuzima bwo mu mujyi ari bwo bworoshye buryoshye, mu byaro wenda bugoye. Ibyo ntabwo ari byo ngiye kuganira, ariko habayeho umusaza yari afite umwana mu mujyi, hanyuma uwo mwana umuhungu we aza kubyara agira umwuzukuru. Ubwo nuvuga ngo umubyeyi yagize umwuzukuru. Umwuzukuru rero yiga mu biruhuko bikuru aza kujya gusura sekuru, hanyuma umwana atangarira kubona ibintu byo mu byaro, aratangara aravuga ati none se sogoko nuko mu cyaro mubayeho, urabona abantu bo mu mijyi hari ibintu babona mu byaro bakabona ni nk'ibintu biteye ubwoba, ni ibintu batamenyereye. Hanyuma umusaza aramubwira ati mwana wanjye se ni iki cyagutangaje? Umwana aramubwira ati se papa, ni iki umuntu yakora mu buzima ngo azabeho neza, azabeho afite ibyo yifuza mu buzima bwe, azabeho adafite kwicuza? Ni iki wakora? Kuko hari ubuzima umuntu abamo akabaho ameze nk'uregreta imyaka yashize. Umusaza aramubwira ati kubera iki se mwana wanjye umbajije ikibazo nk'icyo ngicyo? Aramubwira ati papa, ndakwinginze nk'utuntu dukeya cyangwa ingingo nkeya, ni icyo umuntu yakora kugira ngo ubuzima bwe azabeho anezerewe kandi ubuzima bwe burimo ubukire n'ubutunzi. Umusaza ntabwo yamushubije, icyo akora yaramutembereje, aramubwira ati mwana wanjye ngwino tugende tujye gutembera twitemberere. Umwana rero baratembereye, baragiye bareba ahantu hari imirima, abona amatungo, kenshi mu byaro nibyo biba bihari. Ariko umusaza azana ibiti bibiri aramubwira ati tugiye gutera bino biti, ariko ndifuza ko kimwe tugitera mu nzu, ikindi tukagitera hanze. Bafata ivaze bashyiramo igiti kimwe, nuko bagitera mu nzu. Bafata n'ikindi giti bagitera hanze nko mu kajaride. Hanyuma umwana aravuga ati se, batarabitera abaza umwana, umusaza abaza uwo mwana umwuzukuru, se mwana wanjye urabona ari ikihe giti kizabaho neza, kizakura neza, kizagira umumaro? Umwana aravuga ati nkurikije ibyo ndeba, igiti cyo mu nzu kizarusha icyo hanze kugira amahirwe no kubaho neza. Ise cyangwa se sekuru aramubwira ati kubera iki se uvuga ko igiti cyo mu nzu aricyo kizabaho neza? Umwana aramubwira ati reba hanze hari izuba, kiriya giti kigiye hanze kizahura n'izuba, kizahura n'imvura nyinshi, kizahura wenda n'abantu bagenda bakibangamira, kizahura wenda n'amabuye, kizahura n'umuyaga, kizahura n'ibintu byinshi, ni wenda n'inyamaswa zizanakirya. Aramubwira ati kubera iki? Umwana abwira papa, abwira muzehe ati siko nawe ubibona? Umusaza aramubwira ati hoya ntago mbizi, reka dutegereze, reka tubitere dutegereze, tuzamenya uko bizagenda, reka dutegereze igihe gito tuzamenya uko bizagenda. Baragiye bafashe inguni y'inzu, wenda tuvuge niba ari muri salo, bateretsemo ya vaze nziza, bafashe n'urundi rugemwe rw'icyo kimera bateye hanze. Noneho umwana aza kuzasubira iwabo mu mujyi, aragenda asubiye ku ishuri, umusaza nawe asigaye iwabo mu cyaro. Hanyuma hashize igihe, nyuma y'imyaka nk'ine, umwana agaruka gusura sekuru, nuko
arongera amubaza ati sogoko ko hari ibintu nakubajije ukaba utaranshubije. Umusaza ati ni ibiki mwana wanjye wambajije nkaba ntaragushubije? Aravuga ati papa nigeze kukubwira ngo wampaye amabanga cyangwa wambwiye ibanga ryo kubaho umuntu ari umukire, ryo kuzabaho umuntu ari umukire. Umusaza aramubwira ati n'iryo banga ushaka kumenya? Umwana aramubwira ati cyane. Atoke reka tubanze turebe bya biti twateye mbere na mbere. Baragenda bageze mu nzu basanga igiti cyarakuze gisa neza rwose nta kibazo gihari. Barasohoka bajya hanze basanga igiti cyo hanze cyarakuze cyabaye inganzamarumbu. Ni igiti kinini cyane, cyabaye igiti kinini cyane ndetse cyazanye n'ibindi biti bigikikije aho ngaho mu mpande. Abona nyine cyarabyaye cyageze ibindi biti ku mpande. Aravuga ati what, none se kuki igiti cyo hanze aricyo cyakuze bingana gutya kandi aricyo cyari gifite ibibazo byinshi no kuba cyahura n'ibibazo bitandukanye? Arangije aramubwira ati inshuti mwana wanjye, niko nyine umuntu yabitekereza, ariko burya iyo utahuye n'ibibazo, iyo utahuye n'ibyakugerageza, aho udashobora gushora imizi uko ushaka kose, ugira n'ibikurimita kugira gute gukura, ugira ibikubuza kugera ku byo ugira. Ati no mu buzima nibyo nashaka kukubwira. Impamvu nakoresheje urugero rw'igiti, ati nagira ngo nkwereke yuko ushobora gutinya ibigeragezo, ushobora gutinya ibigoye, ushobora gutinya ibyaguhungabanya, ariko ubuzima bwawe ntukabutinyishe, ntukabutinyishe imvura, ntukabutinyishe izuba, ntukabutinyishe abantu babi, ubuzima bwawe ntukabutinyishe akazi kagoye, ubuzima bwawe ntukabutinyishe utuntu duto. Ubuzima bwawe iyo bwahuye n'ibyo byose bigucarenjenga, buramenyera bukaza bukavaho, bukamenyera ibyo byose, hanyuma ukagera gute, ukajya ku iterambere wifuza, ukajya ku iterambere ubwo bukire urimo kumbaza. Nta na rimwe ushobora kuzigira ubaho ukize, wagutse, winezerewe, utarahuye n'ibikugoye, utarahuye n'ibikuvuna, utarahuye n'ibikunaniza, utarahuye n'ibigucarenjenga. Umwana aravuga ati ati noneho numvise icyo ashaka kumbwira. Nawe rero nshuti yanjye, nimba ubu twarimo tuvuga ngo ibibazo birahari mu buzima, ariko ni gute umuntu yakemura ibibazo mu buzima bwe atabihunze? Yenda hari umunsi nyine usanga tugorwa no ko umuntu yakwakira guca muri ibyo bintu byose, ariko iyo ubiciyemo usanga byabaye ubuhamya. Ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. Ahari ufite umurima munini, ahari ufite akazi kagoye, ahari ufite ibikorwa bimwe na bimwe bigucarenjenga, ahari wari warabuze inzira, ariko uyu munsi ni igihe cyiza cyo gutekereza ngo uyu munsi ngize ntya, ibibazo ntibyashira, hatera indi ntambwe. Nawe haguruka uhagararire ubuzima bwawe, ntutinye ibibazo. Agura imizi, shora hirya no hino, ca hirya, ca iburyo, ca ibumoso, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Hari umuntu uvuga ngo njye sinajya mu burasirazuba ngo haba izuba ryinshi, njye sinajya mu majyaruguru haba imbeho nyinshi, ngo njye ntabwo nakorera ahantu ngo hakonje cyane. Nyamara hari ibihugu bikonje cyane bitari nk'ibi byo mu Rwanda, kandi rwose bifite imisaruro. Wenda wowe ushobora kuvuga njye sinahinga, ariko ushobora gukora ibindi bintu byinshi byakungura. Niba ushaka gukira, niba ushaka kugera ku byo wifuza, va mu bukene bw'imitekerereze, agura ibitekerezo byawe. Niyo mpamvu nayinzanye rero iby'iki gitekerezo, ahari nawe inkuru yakugirira umumaro, ahari nawe yaguhagurutsa, ahari nawe yagukangura. Imana iguhe umugisha, kandi ibyo ushaka byose n'ibyo uteganya byose Imana ibishyigikira. Turagushimiye ko wakurikiye ibiganiro byacu, naho ubutaha, ciao ciao.